ngo dusohotse ku cyo ntakintu cyane impamvu abantu basigaye bafite imbere y'abandi bambaye ubusa ikiyo cyangwa ukabona cyaravutse ntakiyo ntakikiye ariko umuntu neza neza w'umusirimu azafata ikiyo akireba mu mutwe akareba uko asa akabona gusohoka natwe mwuka we n'indorerwamo tuza twireberamo ikambwira ngo wokwambara ino pantaro yokereza mugongo mwa n'ibona iri kanju namba norijana mu materaniro abantu bose rireke iyo ni indorerwamo ya mwuka we isi kugira ngo ibibaya wambaye risoge nabi rireke ambara ririya ariko iyo ubonye usohotse nta kintu gucira urubanza indorerwamo yawe yaramenetse kandi kuko kumeneka kwawe ni ukubura mwuka we atukose Pentecost ijambo ryangezeho igufu biteye ubwoba kucunga aho nariganiriye ryanzamutse n'uyu munsi komeza kumva kuko numva n'ahandi n'ahandi sintambara tugirana n'abandi tugirana intambara y'uko tuza tubahiza umwuka bafite iz'ubuzi bizabihurira n'iriya izazaba bikorogana n'insinga ziriho wafashije impamvu z'intambara zose nuko duheza abantu umwuka wera watuzuye kandi tuzaba ari